tukabwira abantu yuko Yesu ari umwami n'umukiza. Icyo Imana idusaba nuko twebwe dukora neza, tukanga ibibi, tukanga ibyaha, ngo abanga Imana yabo bazapfa rwose be kwibukwa, ariko ngo abantu bazi Imana yabo, haleluya, aba bantu bazakomera. Umve nkubwire mama, nubwo isi yakwimye amahoro, nubwo abadayimoni baguteje kubura amahoro, ariko nje kukubwira Yesu utanga amahoro. Niwakire amahoro Imana iguhaye, niwakire hesifo edrayi, niwakire ihumure Imana iguhaye, niwakire inkomezi n'imbaraga Imana iguhaye. Imana ishimwe. Arasha amaboko, numva ijwi rirambwiye ngo ni dayimoni uri guteza abana inzozi mbi kugira ngo yice ubwonko bw'aba bana. Yesu arambwira ngo nize mbabwire ngo Imana isize uburinzi n'ubudahangarwa kuri aba bana. Murasabwa iki? Kujya musengera aba bana. Shalom, shalom, shalom. Ndabasoje mu izina rya Yesu, ndabakunda, namwe ndabizi ko munkunda, inshuti za Evangeliste Esther n'izindi nshuti zanjye nyinshi zitandukanye aho muri East Africa, mwese ndabasuhuje. Rero muranyihanganira, ntabwo ijwi ryanjye rimeze neza kubera akabazo ka grippe, ariko ndabizi yuko umwami Imana ari budushoboze byose bikagenda neza. Muhawe ikaze, aribwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu kuri Evangeliste Esther, wakora subscribe, wakora share, wajya muri comment, kandi no kuri pe. Mpora mbashimira umunsi ku munsi ahantu urugendo ndugejeje. Ni mwebwe mumba hafi muri comment, mukandika, mugakora share. Mana yanjye ntago mbizi Imana dukorera kandi dusenga, ndazi ko itazabura kwibuka ubwitange bwo kureba ijambo ry'Imana. Nanabibutsa yuko mukwiye kumva ijambo ry'Imana mukumva kugira ngo mumenye, uko hagiye wumva mu kintu ugasanga kibohoye umutima wawe cyangwa ugasanga kiragufashije ukagifashisha n'abandi. Rero tugiye gusenga kugira ngo dutangire kumva ijambo ry'Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje mukiza mwiza, turagushimiye Uwiteka, turagushimiye wowe ukiranuka, turaguhimbaje kuko uri Imana yacu bwite kandi uri umwihariko w'abera bakwiringiye n'abakwizeye mu izina rya Yesu. Nyemera rero ubane natwe mu iki kiganiro, uyu mwanya ubane natwe, udushyigikire, ihumure ryawe riganze imitima yacu, kandi ubuntu bwawe n'ibambe n'imbabazi bikomeze kubana natwe, ntaba ari twebwe. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda rero, tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mfite n'ubutumwa Imana yabantumyeho. Hariho abantu Imana yantumyeho, sinzi uwavuze ngo ntabwo ibintu by'Imana bijya bimenyerwa, ahubwo Imana yo ihora ikora uko ishaka umunsi ku munsi. Amaze iminsi mfite ubutumwa cyangwa mfite message y'abantu b'Imana, hari icyo Imana ishaka kuvugana namwe, hari n'icyo Imana ishaka gukora. Mbere yuko nambutsa message, tuwe dusoma ijambo ry'Imana, tumara kurisoma dukurikireho kumva ikindi Imana idushakaho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi y'Ijana na 5, umurongo waho wa mbere kujya ku murongo wa 2. Haravuga ngo nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. 2, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Amen. Alleluia. Iyi Zaburi iratubwiye ngo nimushime Uwiteka, nidushime Uwiteka, tumushimire ibintu yakoze, ngo tushime Uwiteka, mwamamaze izina rye. Nawe ni muntu ukwiye kwamamazwa uretse Uwiteka. Reka mbabwire, abantu benshi muri ibi turimo bakomeje kwitakariza icyizere, bamara kukitakariza bo ubwabo bagagitakariza n'Imana. Ariko nje kukubwira ngo garukira aho ngaho.
garukiraho. Imana yambwiye ngo nize nkubwire ngo niwongere ugirire Imana icyizere. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo Imana ije kuzura ibintu byari byarapfuye. Hari ibintu Imana ije guha umwuka bitari bifite umwuka. Nje kubwira abakobwa, abasore, abapapa, abamama, hari ibintu Uwiteka bimuteye guhaguruka ku buzima bwawe kugira ngo azabihereze umwuka. Byagendaga nta mwuka bifite, byagendaga umwuka wararangiye muri byo, ariko yambwiye ngo mbabwire ngo aje kubihereza ubuzima. Iyo umuntu adafite umwuka nta buzima aba afite. Nagiraga mbabwire, hari igihe mbabwire ku buhamya gatoya. Hari igihe kimwe njyewe nakuze ndi umwana muto cyane, nifuza umuntu nakwita mama ntamubona. Nkumva nshaka umuntu nakwita mama, nkumva kuvuga mama ni ijambo ryiza. Njya nibuka hari umubyeyi umwe najyaga nkunda kubwira namwita mama, akambwira ijambo ntababwirira imbere yanyu. Akambwira ijambo nkavuga none ninde nzita mama. Nkura mbaho numva umuntu wese w'umubyeyi mbonye niyumvamo cyangwa mbonye yuko ari umubyeyi koko, nkumva ko namwita mama. Birashoboka ko umaze igihe ku musozi udafite ikintu kiguhumuriza. Birashoboka ko umaze igihe mu butayu nta humure uri kubona, nta n'ufite uri bubwire ngo Imana yarambwiye ngo ije guha abantu amahoro yo mu mutima. Imana yarambwiye ngo Satani yafashe igihe kirekire cyo kubuza abantu b'Imana amahoro. Imana yambwiye ngo ninkubwire ngo niwakira amahoro Imana iguhaye yo mu mutima. Hari ibintu byinshi byakubujije amahoro, hari ibyo uzi, hari n'ibyo utazi byakubujije amahoro, ariko Kristo we yambwiye ngo nize nkubwire ngo Imana iko imaze guhereza ubuzima ibitari bifite ubuzima, ikabihaye umwuka ibitari bifite umwuka, ngo Imana igiye cyo guhereza abantu bayo amahoro. Niwakira amahoro Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Niwakire kwa mu buzima bushima, ushima Uwiteka, ushima ibintu Imana yakoze, kuko Kristo ni umurengezi. Ari igihe kimwe ko najyaga njya nkateka urusenda n'amazi, namakwiteye nkateka n'ubugari tukarya, ibintu bigoye cyane, ariko namara kubirya nkavuga ati Imana ndagushimiye, ejo tuzarya inyama. Bwacya nkongera nkirira ry'amazi, ariko Imana yo yarizi yuko izatanga ibituma tuyishima koko twanabibonye. Bivuze ngo we mu buzima bwawe urwanira gushimisha abantu no kubashimira kugira ngo bereke yuko bagomba kukubona neza, ariko banza ushimira Imana. Numara gushimira Imana n'abantu bazazaho. Nibwo ijambo ryatubwiye ngo nimushime Uwiteka. Haleluya. Ngo mwamamaze izina rye, mwamamaze imirimo ye yakoze. Ufite ibintu byinshi byatuma ushima Imana, ufite ibintu byinshi bitandukanye Imana yakoze byatuma ujya mu ruhame rw'abantu ukavuga ati nshimye Imana. Imana yakoze ibintu bikomeye, ukavuga ati ndi mu bantu bahumuriza abandi. Nubwo bimeze bityo, reka twamamaze imirimo Uwiteka yakoze, reka twamamaze urukundo rw'Imana kuko ruraduhagije, reka twamamaze ko Yesu agira neza. Kabiri yavuze ngo muvuga imirimo itangaza yakoze yose. Ubare imigisha Imana yaguhaye ni myinshi ntiwayirondora, ariko ibyo uzi Imana yakoze bitakozwe n'imiryango, bitakozwe n'abandi bantu runaka, ukaba uzi ko byakozwe n'Imana, ufata umwanya wo gushima Imana. Bati no kuba ndi umumama byakozwe n'amaboko y'Imana. Mana ndagushimiye. Urebe Imana yaguhaye kubyara, abandi byaranze kwemera, uvuga ati Mana ndagushimiye ko wampaye kubyara.
Haleluya. Ureba Imana yagusiye ku ntebe y'ishuri abandi kwiga byaranze. Ureba Uwiteka watumye wiga ukabona akazi abandi kuva biga bafite diplome babitse mu mavarize amaze imyaka 20. Nta kintu wahaye Imana. Kuba uri mu icyo gihugu Imana yaguteje intambwe, ubona ubuzima Imana yarabworoheje, nta kintu wahaye Imana. Ahubwo icyo Imana igusaba iravuze ngo nidushime Uwiteka, twamamaza imirimo Uwiteka yakoze. Ntabwo twirata ba anko, ntabwo twirata ba onkre, oya, aho twebwe twirata imirimo dukesha Imana yakoze. Imana nishimye. Nshuti zanjye, bakunzi banjye, umuntu yageze kumbwira hanga ateza ndi kureba ibiganiro byawe, ati wigisha, atubona ibintu uvuga ari ibintu kuba ku mutima. Shiyo ndi kwigisha ijambo ry'Imana, ngewe mukondi kuba ubuhamya, mba ndi kubabwira ibintu ngewe nzi byambayeho. Mfite n'abantu babizi bajya muri comment bakavuga ati Esther, iki kintu ndakizi, uru rugamba waruciyemo, iri shuri naraba narakubonye uri kuryiga, niyo mpamvu ntabwo ari ahantu ho kubeshyera. Aha ni nko ku ruhimbi, ni ahantu ubwiriza isi yose ukabwira abantu yuko Yesu ari umwami n'umukiza. Icyo Imana idusaba nuko twebwe dukora neza, tukanga ibibi, tukanga ibyaha, ngo abanga Imana yabo bazapfa rwose be kwibukwa, ariko ngo abantu bazi Imana yabo. Haleluya. Aba bantu bazakomera, niba bakomera bazakora ibintu by'ubutwari. Wibuke impfu Imana yagusimbukije. Abantu benshi barapfuye ubireba, abantu benshi bahuye n'intambara z'uburyo butandukanye, abantu benshi amazina baribagirana, ariko wowe biracyashoboka ko hari amahirwe Imana ya kugira ngo wihane, wongere mu buzima bushima Imana, wongere mu buzima baravuga ko Yesu agira neza. Nta kintu cyo gushije Imana ufite, nacyo kwiregura ufite. Byashoboka ko ushaka kuba batawe n'umugabo, cyangwa hari ibintu byawe byanze bikagenda nabi. Yaba yaravuze ngo na mu byiza no mu bibi dushime, kubera ko yavuze ngo mbese twakwakira ibyiza gusa, ibibi tukabishyira. Bivuze ngo Imana ikidushakaho ni uguhora twibuka ahantu Imana yadukuye mu buzima bumwe bwari mu mwijima, bumwe bwari bubi budafite ishusho. Haleluya. Tukibuka ibintu bikomeye Imana yakoze. Ntabwo mbizi igihe uhagazemo, ntabwo mbizi urugendo ubanyemo n'Imana uko mwagiye mugendana, ntabwo mbizi uburyo Imana uyifata muri wowe, ariko nje kukubwira ngo uhoze ijwi ryawe we kurira, we kuboroga. Haleluya. Kuko Imana yatubwiye ngo Imana ije gutanga ihumure, ije gutanga amahoro yo mu mitima abantu badafite. Nabonye ababyeyi badafite amahoro. Imana nyetse ababyeyi babuze amahoro, bararya ariko nta mahoro, bararyama ahantu heza ariko nta mahoro, bakora akazi keza ariko nta mahoro. Umve nkubwire mama, nubwo isi yakwimye amahoro, nubwo abadayimoni baguteje kubura amahoro, ariko nje kukubwira Yesu utanga amahoro. Niwakire amahoro Imana iguhaye, niwakire hesifo edrayi, niwakire ihumure Imana iguhaye, niwakire inkomezi n'imbaraga Imana iguhaye. Imana ishimwe. Imana niyo itanga amahoro adatangwa n'ab'isi. Imana niyo ibasha gukora ibyo imiryango itashaka kugukorera. Ni ukuri Imana ije kuguhereza amahoro, ije kuzuza ishimwe muri wowe, ije kugendana nawe urugendo rw'amashimwe. Imana hari imisozi Imana yikije kugira ngo ntagire urwitwazo uzongera kuyishyira imbere, kugira ngo ntagire impaka n'impamvu uzongera kuzana Imana imbere. Hari amahoro Imana iguhaye. Imana y'amahoro yaramye ngo nze mbabwire ngo Imana ije gutanga abana ku bantu bategereje abana. Ntabwo nzi igihe umaze utegereje umwana, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije gutanga abana. Imana ishimwe.
Imana yaramye ngo mbabwire ngo Imana ije kuzibura inda z'abantu batabyara, Imana ibahaye konsa. Ntabwo nzi igihe umaze uri gusongwa na Penina, ntabwo nzi umuntu uri konyegeza icyegezo cyawe, ariko Yesu yambwiye ngo ze nkubwire ngo aje kuguhereza urubyaro. Aleluya, aleluya. Imana ije gukora ikintu kitazitirirwa imiryango. Hari abantu benshi bagusengeye mwahuye, hari abantu benshi baguhanuriye, ariko iyo itabeshya yamyenze nkubwire ngo Imana ije kuguhereza urubyaro. Iyi Imana ije kuguhekesha hagati y'ababisha, ababishaka babishaka batabishaka. Iyi Imana yambwiye ngo ngutangarize ngo Imana ije kuguhereza guheka. Dushimiye Imana itanze guheka, dushimiye Imana itanze urubyaro. Ikindi cya kabiri, Yesu yambwiye ngo nize mbabwire ngo hari imbaraga z'umwijima Imana ivanye ku bana. Nabonye hari abantu bafite abana, abana urabagaburira ugasenga cyangwa ntunasenge ukabaryamisha, ariko mbona ngo abana nubwo baba baryamye hari imbaraga z'umwijima ziza zigatwara imitima zigasigaza imibiri. Aribyo usanga umwana aryama agasinzira ari gukoma induru, agasinzira arashya amaguru arashya amaboko. Numva ijwi rirambwiye ngo ni dayimoni uri guteza abana inzozi mbi kugira ngo yice ubwonko bw'aba bana. Yesu arambwira ngo nize mbabwire ngo Imana isize uburinzi n'ubudahangarwa kuri aba bana. Murasabwa iki? Kujya musengera aba bana, mugasengera naho baryama, ugasengera uburiri bw'abana, ukahatura amaraso ya Kristo uwapfuye akazuka, ukamufata ukamusengera kugira ngo Imana ikomeze iganze umucyo wayo, kugira ngo umucyo numara kuganza umwijima uhunge. Kandi ni ukuri nabwiye ngo Imana ije gutanga ubwenge ku bana bari ku ishuri. Ntabwo nzi ubwenge abana bafite muri ino minsi, ntabwo nzi no mu gihe cyacize uko byari bimeze, ariko Imana ngo mbabwire ngo Imana ije kongera gusetsa ababyeyi, abamama. Imana abamama abapapa bose n'ababyeyi, Imana ije kongera gutanga ibyishimo mu bana banyu, kuko hari umudayimoni Imana yishe washaka kugira ngo abuze ababyeyi umunezero w'abana. Rero ndabakunda, kandi igihe cyose kambabwiye ntabwo Imana ijya imenyerwa. Uko yareje ariko n'uyu munsi iki, ariko ikora uko ishaka, ikigambiriye icyo ishatse nicyo Uwiteka akora. Rero ngira ngo nkubwire ngo humura, ntiwigirire nabi. Imana hari ibintu ije guhereza ubuzima, hari ibintu byapfuye Imana ije kuzura, hari ibintu bitari bihari Imana ije kubaka. Yewe mukobwa wikwishingira, hari ibintu Imana ije kuzura. Wikwigirira nabi, wisubiza amaso inyuma, inyuma ni habi nta kiza kihaba, ahubwo kuko Imana ije gutanga ubuzima ku bintu bidafite ubuzima, wongera uyikomezeho, wongera uyisenga Imana. Tugiye gusenga Imana, tunasengera n'aba bana Imana yahishuye, tunasengera n'abantu batari bafite amahoro, kandi akaba afite umuntu ushaka ufite umuntu ukubuza amahoro, ariko ari igihe usanga hari utazi nawe ubwawe imbaraga zikubuza amahoro, utazizi aho zituruka. Ngira ngo dusengane Imana, niyo mushobora byose, kandi ko ivuze ngo iyakoze, kandi wumve ko Imana ikoze iruta cyane ibyo wowe wayisabaga n'ibyo wibwiraga. Turagushimiye, tugushimiye kuri mwiza Yesu, tugushimiye ko ukiranuka muri byose, tugushimiye yuko uri Imana itanze ubuzima, ikaba ihaye umwuka ibintu bitari bifite umwuka. Turagushimiye kuri aba bana Uwiteka uhaye kuryama neza, uvanyeho izi mbaraga zituma barara birukanka bakoma induru mu buriri. Turagushimiye yuko uri Imana
ije gufata ubwenge bw'abana bari ku ishuri ukabuvunjamo impano y'ubwenge guturukaho. Ngushimiye yuko ababyeyi uje kubasetsa mu bijyanye n'amashuri y'abana. Uwiteka uhabwa icyubahiro. Haleluya. Kandi ngushimiye yuko utaza amahoro ku babyeyi. Ushimwe. Uyu mubyeyi unyumva wese tubanye muri uyu mwanya yakire yuko uri Imana imuhaye amahoro, kandi amahoro ab'isi badatanga, ahubwo umuha ya mahoro atagira akagero. Turagushimiye ko uri umukiza, kandi tugushimiye ko ubikoze, ni hamwe no kukwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze ibagure muri byose. Ndabakunda, mugubwe neza mu izina rya Yesu.